mu gihe gito cy'imyaka 30 ku bantu b'Imana. Njye inyigisho nateguye umunsi nari mbabwiye nti nkunda Rwanda Leaders bitewe n'umurimo ikora kugira ngo abantu b'Imana bahinduke abayobozi b'ab'icyitegererezo, tugire good leaders nk'uko Paulo yaranditse muri Timoteyo wa 2:2 yaravuze ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubyigisha abagabo bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ayo niyo magambo Paul yandikiye Timoteyo, ariko yavuzemo amagambo akomeye cyane ngo arebe abagabo bo kwizerwa bashobora kuzigisha abandi bantu. Iyo usomye neza muri context yaho nshuti zanjye, nuko Paul icyo yinsistinzeho ni kimwe, nuko yibandaga ku bantu bo bizerwa ari bashobora kuzazana impact muri community. Bityo rero natekereje ibyanditswe bikomeye cyane byinshi actually modo yanjye nigiraho binamfasha ni benshi cyane, ariko nateguye ku nyigisho ndi bwigisha itangira muri Genesis ibice 12 kuri sogokuru wacu Abraham. Sogokuru wacu Abraham actually nagiye muri faringa kenshi n'ibikorwa bikomeye cyane Rwanda Leaders ikora. Sinzi niba muri mukunyumva. Turakumva cyane rwose. Turabumva cyane. Abraham iyo dusomye ibikorwa Abraham Imana yamukoresheje mu itangiye ibice cya 12 byenda gusa nka Rwanda Leaders itangira. Batangiye nta sura, batazi iyo bagana, bisobanuro bitumvikana. Iyo usomye itangiye 12 Bibiliya tuvuga ngo Imana ibwira Abraham yari atarumva ijwi ry'Imana, hari habaye guceceka, ariko Imana imuhamagaye ngo nave mu gihugu cye. Abraham yafashe icyemezo cyo guhaguruka. Is a model leader wanjye. When I read the Bible nkanamusomaho anyinspiringa birenze. Bibiliya tubwira neza ngo Abraham amaze kumva iryo jwi, bene data kumva ijwi umuntu utamureba kandi sijyana n'ibimenyetso na facts byari bigoye, ariko yumviye ijwi nk'uko Rwanda Leaders bayitangiye bumva ijwi ry'Imana. Ahora na challenges nk'izo mwese mwahuye nazo. Biratubwira ngo Abraham yumvira iryo jwi, arahaguruka atwara umugore we n'abana be. Iyo usomye Bibiliya neza nshuti z'Imana, wibaza ukuntu Abraham yagiye gukonveka umudamu we akamwe ngo tuve muri iki gihugu tujye mu gihugu cy'isezerano Imana yatubwiye. Yari afite challenge nk'eshanu zikomeye, ndavugamo 3. Iya mbere, kubwira umugore ngo Imana yambwiye kujya mu gihugu. Icya kabiri, nta gisobanuro yari afite kuko yari kumubaza se iyo Mana yakubwiye ndabyemeye yakubwiye, ariko yaba yakubwiye ko tugiye kujya hehe. Abraham amubwira ko njya mu gihugu Imana izanyereka. Iyo wumviye ijambo ry'Imana uratangara. Abraham yumvisha umudamu we, ntiyatinya n'umuryango we, kuko harimo ibintu 3 biryoshye cyane. Icya mbere ni ukuva mu gihugu cy'igihugu kiraryoha nshuti z'Imana. Icya kabiri ni ukuva gusiga inzu ya se, inzu dukomokamo twese muzi imiryango mukomokamo iraryoha kuyisiga, no kusiga ibyo byose ukajya mu gihugu amplis batakubwiye icyo ari cyo, kugenda gusa mu gihugu azabereka. Ndashima Imana ko abatangiye Rwanda Leaders babwiwe ibizahindura iyi si, ariko nta facts bari bafite. Kandi iyi si hari imvugo mwese murabizi yuko nta foto, nta gihamya, ibyo bavuga byose ntabwo byumvikana. N'ijwi ry'Imana icyo gihe ntabwo ryumvikana, ryari ingume. Ariko Abraham nk'icyitegererezo cy'abera afata icyemezo cyo gusiga umuryango we, arawusiga, ajyana umudamu we w'umujeni Mariye muto, muzasome Bibiliya muzabyumva, ajya mu gihugu atarazi, atangira urugendo. Bibiliya twereka neza aho yahagurukiye, agasiga inzu ya se, agasiga igihugu cye, akagenda ku ijambo ry'Imana. Niba tuzahindura isi ya none, twagombye kugenda ku cy'Imana itubwira, niyo waba udafite ibisobanuro usobanurira abantu, kuko kenshi iyo ushatse gusobanurira abantu ntiwamenya ibyo Imana ivuga. Ikituyobora ni iki rero? Ni ijambo ry'Imana. Abraham yumvira ijambo ry'Imana, asiga inzu ya se, asiga igihugu cye, agenda n'umugore we. Amen. Arangije ngo mu bisobanuro yatanze, ndabibona nge ntekereza ngo iyo udafite ibisobanuro usobanurira abantu, ntibisobana ko Imana itakoze. Ariko guhera kuri iki gice cya 12 wongera gusanga Abraham yongeye kuvugana n'Imana hadi ku gice nka cya 18, ngo aragenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane, ajyana mwene Seroti, bajyana ibibazo mu nzira, ibintu biracangana. Ariko umunsi nanone yumviye ijwi ry'Imana, agahitamo gutandukana na mwene se, akamwe nuzufata iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo. Mu bwenge bwa none wakumva ahari yarababaje kuki agiye gutandukana, ariko yumviye ijwi ry'Imana, yitandukanye n'ibyasa nko biryoshye. Yewe ikibabaje ni kimwe, Sodoma na Gomora mu maso y'umubiri byagaragara ko ari byiza, ariko Loti bari hatoranye, ahatoranyije wiyemera gutoranya ahasaga nabi. Ariko biritwereka neza, abasomyi bayo murabizi, bagitandukana gato, Bibiliya tubwira ngo ijwi ry'Imana ryongerera agaruka. Hari ijwi ry'Imana rishesheka igihe turi mu bintu bidatunganye.
hari ijwi ry'Imana riceceka mu gihe turi mu gihe cyo kunezeza abantu, hari ijwi ry'Imana riceceka mu gihe cyose masi yatubanye nyinshi na challenge zikaba nyinshi tukananirwa kumvira ijwi ry'Imana. Ariko Aburahamu yakabyara yumvira ijwi ry'Imana. He is my model leader muri Bibiliya nubaha cyane kuruta uko abantu batekereza. Noneho biratubwira ngo agitandukana nawe azamutse ngo Imana ngo imuzamura ku musozi, nk'uko ibi bimenyetso biri mu kuvugwa iryo sengesho ryasenzwe bene data ibihugu basengeye mu buryo buri pratique bifatika, ntabwo wabona ko bizashoboka. Ariko kuwizera Imana, Aburahamu yizeye Imana, yakitinga nk'umusazi, yakitinga nk'udafite ubwenge imbere y'abanyabwenge. Iyo wumviye Imana ukora ibintu birenze ibyo abanyabwenge bamenye. Iyo wumviye Imana bituma kurura ibitagaragara arabyiyegereza, bituma yiyama ibisa nk'ibigaragara isi ishaka. Ndabizi Rwanda leaders, most of the top ones, hari amahirwe akomeye cyane bakabaye nk'abandi bose, ariko bahitamo kwiyima ibyagaragara ko ari byiza kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Inshuti z'Imana bankurikiye, birashoboka ko rimwe na rimwe hari na plan za Rwanda leaders zibaho mukabona nta kintu gifatika, ariko niba Aburahamu yarubahishije ijambo ry'Imana agahaguruka mu gihugu cye, agasiga inzu ya se, agasiga umuryango we, akagenda atazi niyo agiye, kuko biramubwira ngo nza mu gihugu nzakwereka. Gusobanura umuntu uko Imana yakubwiye yagutumye ukananirwa kuvuga aho Imana yagutumye ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana ishobora kuba itakubwiye by'ukuri bitewe no kwisi ya none ivuga. Ariko nshuti yanjye, naho tujya dusa nk'atubabuze, ariko iyo Imana yabikubwiye ukemeranya n'umutima nama wa ukumva ijambo ry'Imana ariyo yonyine izahagara natwe kandi izadushoboza. Bibiliya tubwira ngo amaze gutandukana na Loti yubuye amaso ngo zamura amaso yawe ngo reba kuri iriya nyanja, ngo uriya mucanga urabona, ngo zamura amaso reba inyenyeri. Iramubwira ngo uriya mucanga ubona abana bagukomokaho bizaba. Ibyo yizera iyo Mana yakabyara imweretse ibyo, ariko still iramubwira nza, yamubwirekaga future, ariko kubikurura ntabyakire. Mwese musoma Bibiliya mwizera Imana. Ndavuga imbaraga zakoresha Rwanda leaders n'abayobozi muri iki gihugu kugira ngo gihinduke, nuko tuzizera uwo mugabo witwa Yesu, tukagira ibyitegerezo by'abizera nk'Aburahamu. Bibiliya tubwira neza ngo imwereka umucanga, imwereka inyenyeri, ibintu bitabarika. Ariko mwibuke mwese, wa mugore wari umukobwa aza gukura, agera igihe aranasaza, igihe cyo kubyara kirarenga, ariko ahagaze ku isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana niyo ryatinda, niyo ubwenge bwa gasana bwananirwa, ngo Sara arasaza, ariko Bibiliya iramubwira ngo niwe uzaba sekuruza w'amahanga. Ibyo turabibona, nzi neza ntashidikanya hari amasezerano Rwanda leaders ifite, hari ibyo Imana yatuvuzeho, kandi ibyo bintu Imana yavuze ku buzima bwa Rwanda leaders uyu munsi hari igihe mwabikurura ntimubisingire. Ariko Aburahamu ntiyigeze acika intege, yemera ko Imana yamubwiye ibyo umunsi umwe izabikora. Murabizi neza ku gice cya 18 baba marayika baza batatu baje mu ishusho y'Imana. Imana izoherereza itorero, izoheza Rwanda leaders bya bindi mutekereza ko bidashoboka, kugira ngo isohoze ibyo yavuganye n'abakurambere bacu, kugira ngo isohoze ijambo ryayo. Erega Imana ivuze burya irinda ijambo ryayo imyaka myinshi kugira ngo risohoze, kuko ni Imana itabeshya. Amen. Ni Imana itananirwa, ni Imana tuvuga abantu ntibayibone. Yewe nawe wayivuze ukumva rimwe na rimwe ukavuga niyo yambwiye cyangwa siyo. Iyo dusomye neza Aburahamu, mu by'ukuri yonza kuba Aburahamu, nanjye hari nabigire nkacika intege. Wese umugore ari mu gusaza kandi ahagaze ku isezerano ko abuzukuru bazaba nk'umucanga. Kugeza uyu munsi byarasohoye, jewe Gasana ndi umuzukuru wa Aburahamu inshingiye mu byanditswe byera. Maybe leaders ushobora kuba uri muri crisis ubona ko udashobora kuzambuka, ariko niba Imana yaravuganye nawe utaragendeye ku gihiriri, warasuzuguye ukanga, njye ntekereza Aburahamu ndamubona asohoka mu muryango we uko bamwise, ndamubona asiga abantu biwabo babamucyarenginga, ariko yumvira ijambo ry'Imana. Rero kumvira ijambo ry'Imana bakaba icyitegererezo cyacu byatuma tugera ku by'isi taranamenye. Icyantangaje ni kimwe, Aburahamu ku myaka ikuze, wa mugore we nabwo nimusuzuma amateka y'ibyanditswe byere muri contest yabyo, musanga baba marayika Imana yazanye yaje kubasura mu ishusho y'abamarayika, ngo baza ari batatu. Ababonye haruguru ngo abona n'abantu b'abagabo, arabakira ku manywa y'ihangwe, abakorera ibyo yakorera kumara abikorera marayika. Inshuti yanjye, ibyo Rwanda leaders ikora sometimes hari igihe mushobora kuzagera aho ngaho ukavuga utari ko subu ibi bintu ko nta musaruro. Ese niba tumaze imyaka 30 iki ko mbona kitaragera, ntimucike intege. Nyuma ya 90
igitangaza cy'Imana cyaza. Iyo wizeye Imana ukayinambeho ntucirwe n'igihe, igihe Imana yavuze iragisohoza. Ndaza kongera nkotinga ku bakozi b'Imana bandi babaye intwari mu byanditswe, ariko mainly Abraham, kugeza igihe Imana ibyo yamubwiye yabisohoje. Umugore arasama, umugore arabyara, ubuhamya murabuzi mwese, dushima Imana. Ariko igitangaza nanone, umwana nibwo akije, ya Mana yabimubwiye kandi iraza iramugerageza. Hari igihe Imana data ishaka kureba how faithful are we to him, ikakuzanira ikintu gisa nk'igikuta watekereza ko cyavuye kwa Satani kandi cyavuye ku Mana, iramwe ngo ugende umuntambire. Iyo tuganira tubwiriza ijambo ry'Imana, kuko gutamba umwana wabyaye ushaje umutamba byari ikintu gikomeye, ariko being a faithful servant of God, wumvira Imana ntiyumvira abantu, ntiyatinya ibyo, yemera kujya gutamba wa mwana we. Ambera icyitegererezo kidasanzwe, yari no kuvuga ngo ariko se Mana, ibyo wavuze ni wowe ugiye kuzaba sokuza amahanga, ndashaje, igitangaza kirabaye, kandi muri aka kanya unsabye ko nkuzanira wa mwana. Bibiliya tubwira ngo Abrahamu afata wa mwana bajya kumutamba, ariko akora igitangaza kiruta ibindi byose, amuhisha ko ari we gitambo cy'Imana. Iyo dusobanura kuri iki cyanditswe, hari abantu bazi ngo Imana irabeshya, ariko ndabizi ni mu kuganira n'abantu bize Bibiliya. Imana ntiyigeze, Abrahamu yarabizi neza, yizera Imana ngo yamumuhaye hari ikizanakora. Bene data, ibyo dukora byose no is give back to what the Lord has done for us. Yaba amafaranga ushyiramo, byaba abantu dufasha, haba aho tubwiriza, nta kintu na kimwe dukora, ahubwo turasubiza iby'Imana tubwiye. Ni nko kuvuga ngo Mwami wangiriye neza, reka nanjye ngushimire. Imana tubabarire abataragira icyo dukora gifatika muri Rwanda Leaders, ariko icyo nshimira Imana, igihe umuntu akorera imuhe umugisha. Abrahamu afata wa mwana baramuzamukana, ajya kumutamba atavuze, atagishije inama, kuko yumviraga Imana. Niba dushaka kuzajya ku bintu bikomeye, mureke twumve imvugo y'Imana, tunayumvire dushingiye ku ijambo ry'Imana. Imvugo z'abantu iyo uryamye ku ijambo, kuko biratubwira ngo yari yaramubwiye ko azaba sokuruza w'amahanga, azamukana umwana we ku musozi. Iyo nkuru mwese murayizi mu ijambo ry'Imana. Umwana agera ku gihe ahura n'ikigeragezo gikomeye cyane. Abrahamu abazwa ikibazo kiri direct, nta gukwepa yari afite. Ageze ati musigare hano nigira imbere n'abana banjye. Yigiye imbere gatoya, umwana amukubita ikibazo ati data, inkwi ndazibona, ariko umwana w'intama ari hehe uri butambwe? Icyo cyari ikibazo nk'ibyo duhura nabyo, ukavuga ngo ni Imana yavuze cyangwa siyo. Inshuti yanjye, hari igihe ubizana mu bwenge bw'umuntu, ukanabizana mu bwenge bufatika, ukanagisha n'inama. Abrahamu abakubiswe ikibazo cyari gikomeye cyane, aramubwira ngo mwana w'Imana, humura, Imana yacu zironkera. Hari igihe dushaka inzira, twishakira inzira, twirwanaho, cyarengeze ziza ari nyinshi, imyaka igashira mubona bitagerwaho, ukavuga uti iby'Imana yavuze. Reka mbibwirire gihe nk'umuntu ureberera Rwanda Leaders ndi hanze, nubwo nyikunda, ariko utari membre wayo, ariko ushima ibikorwa ikora. Mwari mwabonaho ni iyihe torero mu isi, muri ku isi yose, actually si yose naragira, ariko avuga u Rwanda, ni irihe torero rirahuza abantu nk'abo twahuje muri Rwanda Leaders y'ejo bundi yabaye ku Kigali, from different sectors, abantu bagatuza bakumva imbaraga z'Imana? Ninde wari wabikora? Biriya ni imbaraga z'Imana, ni igitangaza kiruta kubaka inzu nka convention mu isi y'umubiri. Mu isi y'umwuka imbere y'Imana hari igitangaza. Abumvira ijambo ry'Imana hariya, abahindukiriye hariya, abacuruzi guceceka bafite amafaranga bagaca bugufi bagaha Imana icyubahiro. Icyo cyonyine Rwanda Leaders niyo yakwicara yavuga ngo nibura Mwami habwa icyubahiro kuko twagukoreye umurimo ukomeye. Ibyo rero hari Imana ishobora gufata ku muntu umwe wenyine. Iyo dufashe icyitegererezo cy'abera ariwe Kristo muzima, abakozi Imana babiri tukaba nkabo, Imana izadukora ibintu bikomeye cyane. Niyo mu isi mutashining, ariko mu isi y'Imana hari igitangaza cyabaye. Bibiliya tubwira ngo Abrahamu yigira imbere, acane igicaniro bagitegura, aterura umwana murambikaho. Naravuze mbana bicyo gihe ko bumviraga, mbega Abrahamu ko yumviye, mbega ko yageragejwe, ese yaba yarakoze iki? Ariko rimwe na rimwe inshuti zanjye, abakozi b'Imana, nta cyaha wakoze, ushobora kugeragezwa n'ikintu from nowhere, ugasenga kikanga, bakagusengera kikanga, kumva Imana ishaka kwiyubahisha. Ndagira ngo rero nsoza ntanatinze kubera amasaha, nagize ikibazo cy'icyo kibazo nababwiye cyambutiyaje ya Bugesera. Imana ya Abrahamu iduhe kuba icyitegererezo cy'abizera, duhagaze ku ijambo ry'Imana, duhagaze ku by'Imana yatubwiye. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya ribeshya, icyo Imana yavuze ni iki ngiki. Aho abantu batazi ibyanditswe bavuga ngo
Abraham yabeshye umuhungu we ko Imana irongera igitambo. That was wrong. Kubera ko yavuze ngo Imana irongera igitambo kandi koko igitambo yarakironkeye. Ntabwo Abraham yabeshye, icyo Imana yavuze yaragisohoje, kuko umwana yavuze ngo nimusigare hano gato mukanya ndagarukana n'umwana wanjye, kandi yagarukanye nawe. Bityo rero nshuti z'Imana, hari igihe uba fixed ukavuga uti iki nta nzira n'imwe nari mfite yo kubona icyo mvuga, ugacumura ukabeshya gutanga ibisobanuro. Ndabasaba banteze amatwi nanjye mbiyisaba, nta fix n'imwe dushobora kuba fixed ku buryo twiyambura icyo Imana yatubwiye ngo du creating izindi mpamvu zatuma dushaka gukora icyo Imana idashaka cyangwa cyatuma abantu banezera. Bityo rero musoza ndababwira ngo tureke twizere iyo Mana, ibi tubere icyitegererezo abakozi b'Imana mu byanditswe. Niba Imana yarahagarariye na Abraham izahagararana na Gasana, niba Imana yarahagarariye na Abraham izahagararana na Rwanda Leaders, niba Imana yarahagararanye nawe igasohoza ibyo yavuze mu gihe cy'ingume. Ndababwiza ukuri kwa Yesu, mureke those biblical batubere model ku buryo nanjye uyu munsi nivuga ati I wish I would be like him. Abandi bantu benshi mwabavuga, ariko as I conclude reka nkotinga umuntu umwe utajya ukotingwa mu byanditswe. Ndavuga Yosefu w'Iramatiya. Yosefu w'Iramatiya uriya wakuye umurambo wa Yesu ku musaraba, ambera urugero rudasanzwe. Bira ntimuvuga ibintu byinshi, icyo bibiri tubwira yaravuze ngo yari umwigishwa wa Kristo mu ibanga. Ibaze ntiyigeze amenyekana mu isi, nta n'umuntu wigeze amukurikirana Kristo, n'umuntu umwe ntiyabayeyo, ariko yari yarizeye Imana ubuzima bwe ku buryo ari wagiye gusaba umurambo. Abandi bose n'abakora ibitangaza ntababwiye. Mwigiraho ikijya Gasana, mwigira yuko umuntu ashobora kuba umuntu w'Imana, umuntu yajya kubona gusa agakizwa utanavuze udakoze n'ikindi. Kubera iki? Kubera ko wavuga uti Mwami hari icyo wankoreye. Aravuga ati umucunguzi wanjye nubwo batanze hariya ntago nakwemera ko aguma ku musaraba kuri aya masaha. Ariko nimujye mwibaza, ese Yesu Kristo ko intumwa zari zagiye, abandi bari bagiye, ariko umusaraba kuri aya masaha ninde watekereje bari kumukuranda bakamujugunya nk'ahandi hose? Ariko biritwereka neza ko haza umugabo utaramenyekanye ngo yari umwigisha wa Kristo mu ibanga. Bene data, hari igituba Kristo wa Yesu mu ibanga, abisi bagatekereza ko tudahamya Yesu, ariko turi mu kumuhamiriza mu rwego rudasanzwe. This is what I say with Rwanda Leaders. They are influencing the nation in a way that everybody cannot even recognize. Bazana umuntu n'abandi bakabahuza mu kanya gato, muri abo hakazavamo igitangaza cy'Imana. Abisi murabizi twebwe ubushaka uyu nguyu n'abatabaye murokore igihe ntabwo dukorana tuntu turaho ngaho, ariko Rwanda Leaders brings all people together, baka-inspiringa, kandi nta rusaku ruhari, imitima y'abantu igahinduka. Muri abo bahinduka bazambikwa amakamba, abo bahinduka hari abazahindura isi. Musoza ndabwira abadutangiriye umurimo, abakozi b'Imana badahunga, Honore muri Gande, Pastor Taisire and other team that started with them. I want to encourage and say let us learn from the Bible, twigira ku bakozi b'Imana, kandi mbabwira ngo umurimo mwakoze muri iki gihugu n'iyi si tawumenya, n'iyo abantu batawumenya, mureke ibyanditswe byera batubere icyitegererezo cy'abera, natwe niduhagarara tuzakora ibyo Imana ishaka, Kristo azahabwa icyubahiro. Imana nkorera ibamere mu gihe utagabanyije mu izina rya Yesu. Sinzi niba mwahurikiye neza, ariko umwami nkorera abaye umugisha. Abraham atubereye modo, twizere nkawe, tube icyitegererezo cy'abizera, tureacting ku ijambo ry'Imana, dukora iby'ubushake bw'Imana, ntitugamburuzwe mu bikomeye, ntitwumve ko bitubaho byose ari iby'umwanzi. Kandi naho imyaka yashira nk'iya Abraham yamugezeho, icyo Imana yavuganye na Rwanda Leaders, ahari abuzukuru bacu bazagisarura. Imana ya Abraham ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Amen.